mu myaka irenga 20 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda amaze ayobora igihugu cy'u Rwanda. Uyu ni wo mushinga uhenze yakoze mu Rwanda. Uyu ni wo mushinga yatangije watwaye amafaranga menshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ese uwo mushinga ni uyu ni umushinga uzahindura hazaza h'u Rwanda ndetse na Afrika muri rusange. Uyu ni umushinga uzahindura Afrika amarembo y'isi yose muri rusange. Abashoramari, ubukerarugendo ndetse n'ibindi byose bizagenda neza kubera uyu mushinga. Uyu mushinga abakurikiranira hafi amakuru ubwo bawumenye. Twinjiye muri Bugesera International Airport. Bugesera International Airport iki ntabwo ari ikibuga gusa, kandi si n'umushinga usanzwe, ahubwo ni amarembo ya Afrika ndetse no kugira u Rwanda paradizo. Ni ikibuga giteganyijwe kuba smart airport. Ibi bivuze ko kizaba gikoresha ikoranabuhanga rigezweho cyane ku rwego rwa Afrika ndetse n'isi yose muri rusange. Mureke turebere hamwe ibidasanzwe ku ikoranabuhanga rizaba riri muri kino kibuga cya Bugesera International Airport. Ngendi Ari Bryden, the voice of open mic. Nagutinda, mureke turebere hamwe bizaba bigize ikibuga cya Bugesera International Airport mu bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se technology ihambaye. Ku mwanya wa mbere turasanga muri kino kibuga cya Bugesera International Airport tuzakibonamo smart airport system, ikibuga kikoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi bishatse kuvuga ko abagenzi bazajya bashobora kwiyandikisha cyangwa se check-in bidasabye kujya ku mukozi, gukoresha self service kiosks, systeme zihuza amakuru y'indege, ay'abagenzi n'umutekano mu buryo bwihuse. Ibi bizagabanya umurongo no gutegereza cyangwa se gutinda kuri iki kibuga cy'indege cya Bugesera International Airport. Ikindi twasanga kuri kino kibuga cya Bugesera International Airport ni Artificial Intelligence AI mu micungire y'ikibuga. Iyi AI izafasha mu gucunga urujya n'uruza rw'abagenzi, passenger flow, kumenya ahari ubucucike hakiri kare, gufasha mu mutekano, security analytics. Ibi bishatse kuvuga ko iki kibuga cya Bugesera International Airport azaba ari ikibuga gifite ubwenge, gishobora kwifatira ibyemezo bitewe ni AI cyangwa se Artificial Intelligence. Muri iki kibuga cya Bugesera International Airport tuzasangamo kandi ni technology ya biometric technology cyangwa se face recognition. Abagenzi bazajya bashobora kwiyandikisha bakoresheje isura, facial recognition, kwinjira mu ndege nta mpapuro nyinshi berekanye. Ni ukuvuga ko iyi biometric technology izafasha mu kwihutisha ingendo kugeza ugeze ku kibuga ndetse no kugera aho ugiye, kubera ko ibi bizajya bituma udatinda mu ndege, aho kugira ngo ugende ujya ku muntu agufasha, ahubwo uzajya ugenda ukoresha facial recognition cyangwa se isura yawe. Ku mwanya wa kane ikoranabuhanga tuzasanga muri Bugesera International Airport turasanga automated baggage handling system. Ibi ni ukuvuga ko imizigo izagera kuri kino kibuga cya Bugesera International Airport itazajya ikorwaho n'umuntu kenshi. Ni ukuvuga ko iyi automated baggage handling system izajya ifasha iki kibuga mu gutondeka no kohereza mu buryo bw'ikora, ikurikiranwa hifashishijwe sensors n'ikoranabuhanga. Bivuze ko aho umuzigo uzajya uburi, sensors nizo zizajya ziba ziwucunga zimenya ngo uri hariya na hariya. Ibi bizajya bigabanya gutakaza imizigo ndetse no gutinda kwayo. Ku mwanya wa gatanu w'ikoranabuhanga rikomeye cyane tuzasanga muri kino kibuga cya Bugesera International Airport ni Advanced Air Traffic Control ATC. Iki kibuga cya Bugesera International Airport ni ukuvuga ko kizaba gifite digital control tower, radar zigezweho, communication systems zihuza indege n'ikibuga mu buryo bwihuse. Ibi bizatuma indege zigwa neza zikanahaguruka neza nta makosa abayeho, kubera ko iri koranabuhanga rizaba riri kuri kino kibuga rizaba rihambaye cyane. Niba bitakugoye tukaba tugeranye kuri uyu munota, wakora subscribe ugaharayika iyi video. Mu mwanya wa gatandatu w'ikoranabuhanga tuzasanga muri kino kibuga cya Bugesera International Airport turasanga high speed connectivity or internet data systems. Internet yihuta cyane kuri kino kibuga izaba ihari hose, aho waba uherereye hose uzajya ubasha kuyikoresha mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Iyi systeme izaba ihujwe cyangwa se integrated systems, izatuma amakuru agenda mu kanya gato nko guhumbya. Bivuze ko izi systeme zose zizaba zifite aho zihuriye ku buryo amakuru yose ari muri systeme y'ikibuga buri wese ashobora kuyageraho byoroshye mu bafiteho access. Ibi bivuze ko bizashyira kino kibuga cya Bugesera International Airport ku rundi rwego, bityo buri wese akabasha kunyurwa na serivisi zacyo. Ku mwanya wa karindwi w'ikoranabuhanga tuzasanga muri kino kibuga cya Bugesera International Airport turasangamo green technology cyangwa se ikoranabuhanga ribungabunga ibidukikije. Undi mwihariko w'iki kibuga cya Bugesera International Airport nuko ari ikibuga kizaba gikoresha amashanyarazi arambye ndetse kikanagira systeme zigezweho zigabanya ingufu z'amashanyarazi zikoreshwa, bityo bakabasha gukoresha amashanyarazi make kugira ngo no mu minsi iri imbere bazabone uko bayakoresha. Ikindi, kuri kino kibuga hazaba hariho smart lighting or cooling system. Ibi bishatse kuvuga ko kuri kino kibuga cya Bugesera International Airport hazaba hari amatara ayaka neza, urumuri ruhagije, kandi hakaba hariho na system ishinzwe gukonjesha ikora neza. Ibi bivuze ko kubera ko kino kibuga kizaba kiri green technology,
Ibi bizafasha kino kibuga kuba ikibuga cya mbere muri Afrika gikoresha eco-friendly airport muri Afrika. Ibi bivuze ko azaba ari ikibuga kizaba gitangiza ibidukikije habe namba. Ku mwanya wa 8 w'ikoranabuhanga rihambaye tuzasanga muri kino kibuga cya Bugesera International Airport, runway or navigation technology. Runway cyangwa se aho indege zinyura izaba ifite smart lighting system iyobora indege nijoro cyangwa mu gihu. Ibi bizagabanya impanuka zibera ku bibuga by'indege kuko utwara indege azaba areba neza nta kintu na kimwe atabona. Ikindi tuzahasanga ni navigation system zifasha indege kugwa neza, IRS instrument landing system. Ibi nabyo bizafasha indege kugwa neza idakoze impanuka kuko izaba ireba aho igiye. Iyi runway or navigation technology izatuma indege zigwa no mu bihe bitoroshye nk'igihe habayeho ibihu, bityo indege ikabasha kugwa nta kibazo igize. Ku mwanya wa 9 w'ikoranabuhanga rihambaye cyane tuzasanga muri kino kibuga cya Bugesera International Airport turasangamo digital passenger experience, cyangwa se iki kibuga kizaba gifite application izajya igufasha kurebaho indege igeze, flight status, kumenya aho ujya, navigation inside airport ndetse n'indi bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ko kino kibuga kizaba gifiteho application ukoresha kuri telefone yawe ukabasha kumenya aho indege yawe igeze ndetse naho ushaka kwerekeza, cyangwa se kikanagira e-gate zizihutisha kwinjira no gusohoka. Ikindi cyahariye kuri kino kibuga cya Bugesera International Airport nkuko mbivuze nuko hazaba hariho e-gate, bishatse kuvuga ko ari gate yikoresha cyangwa se umuryango winjiramo unasohoka muri kino kibuga wikoresha. Ibi bivuze ko kubera iyi e-gate urugendo rwose ruzaba rworoshye kandi rwihuta. Muri make Bugesera International Airport ntabwo izaba ari ikibuga gusa, izaba ari ikigo cy'ikoranabuhanga mu by'ingendo zo mu kirere, aviation technology hub. Ikindi ibindi by'ingenzi ushobora kumenya kuri kino kibuga cya Bugesera International Airport nuko kizaba gifite smart systems zigezweho, AI, biometric, security, automation mu bintu byinshi, green technology ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni ikibuga cy'ejo hazaza h'u Rwanda, future airport. Iki kibuga cya Bugesera International Airport ntabwo ari ikibuga gisanzwe gusa, ahubwo ni umushinga uzafasha u Rwanda kubaka ejo hazaza ndetse n'ikimenyetso cy'iterambere, irembo ry'u Rwanda ku isi, ndetse n'umushinga ushobora guhindura Afurika yose mu bijyanye n'indendo zo mu kirere. Ni ukuvuga ko iki kibuga cya Bugesera International Airport igihe kizaba cyatangiye gukora kizaba kimeze nk'i Dubai, mu Misiri. Ikindi utaruzi nuko kino kibuga cya Bugesera International Airport buri mwaka kizaba kinyurwaho n'abarenga miliyoni 14 baje muri Afurika. Ibi bivuze ko ubukerarugendo bw'u Rwanda ndetse na Visit Rwanda bizatera imbere bitewe n'iki kibuga cya Bugesera International Airport. Icyo usabwa ni ukora subscribe kuri uyu murongo mugari w'ibyegeranyo, tugakomeza kugenda dusobanukirwa byinshi tudasobanukiye kuri uru Rwanda rwacu. Ngendi Ari Bryden, the voice of hope on mic.